ku itariki 20 z'ukwa kabiri k'uyu mwaka habaye icyo bise open network. Ni ukuvuga ngo payi bayikonekise na external connectivity n'ayo ma exchange yo hanze harimo OKX n'izindi exchange. Ni ukuvuga ngo iyo bise ngo open network bayikonekise na network za ayo exchange yo hanze. Hanyuma iyo periode yiswe open network, iyo dutegereje imbere yitwa open mainnet. Hanyuma open network yagomba kwemerera umuntu uwo ari we wese gufata coins ze zikajya kuri exchange kandi akabona aya mafaranga. Iyo ni phase ya mbere bakoze. Iyo phase rero ntabwo yagena agaciro, ntabwo kuba timu yagomba kugena agaciro mugomba kuvunjishirizayo itazi ingano ya coin mufite mukeneye kuvunjisha. Agaciro ka coin gatangwa ku masoko ariya mureba, gatangwa n'ingano y'abagurisha n'abagura nkuko nabibabwiye. Ariko hari icyo mutazi. Niba mwamenyaga yuko ngo abirabura twenyine tutuma kuvunjisha ku exchange, abandi bazitsimbarayeho, abazungu ngo system zabo nta nubwo bazemerera kuba zagurisha kuko icyo bafite n'icyo gace barakizi. Ariko twe abirabura baradushuka, turimo turagurisha bigakunda. Izo exchange turimo gukora, iryo vunjisha turimo gukora, bararirebesha amaso ariko bakeneye ko zibanza zikadushiraho. Bino byose barimo gutindamo byose ni uburyo bwo kudukerereza, zirimo ziradushiraho. Kandi igisho bateganya, njya mbwira abantu ntibaziyandikemo mu mutwe ngo GCV ngo ibahamemo. Payi ifite agaciro karemereye ariko ntawe ukazi. Birashoboka iyo GCV ishobora kujya munsi, ishobora kurenga, byose mu biteganye bitewe n'amasoko mureba. Nimugenzura neza muri Payi browser muraza gusanga amasoko ari mu ntuza icyo bise ngo ntuza harimo amasoko ajya mu 220 n'ibindi, ariko ari muri testnet, hari n'ari muri mainnet, hari n'ayandi nayo banditseho bagaragaje ngo akatoni 2025. Ayo ngayo yose nayemere bari muri mainnet, amaze kugera muri za hafi za 200, ariko mu 2022 nako 220 ngira ngo birenga. Ibyo ngibi ayo masoko yose buri soko ryose ni isoko rivuga ngo nzatanga ibi nibi nkeneye payi. Ngaho tekereza bwo yaba ari amasoko 10 yonyine aramutse atanze ibyo mukeneye byose, payi ntizaba nkeya. Payi iramutse, murambibwira abantu, niramutse igize agaciro gaciriritse, umushinga wabo wafeirinze. Payi iramutse ihagaze amadolari 100, kuba timu ikabitangaza, mbanze mbibabwire kuba timu ibumbuye akanwa ikavuga ikanandika muri Payi browser bakabereka yuko igiciro cya payi ari amadolari 100. Bitewe n'inganda ziri ku isi zifite imodoka ziteguye kuri imodoka zakira payi, bitewe n'inganda ziri ku isi zifite amakompyutazi zitegereje kwatanga amakompyuta, mukabaha payi. Bitewe n'amasoko ari ku isi afite telefoni zigezweho akeneye kurekura telefoni, mukabaha payi. Bamaze kumenya ko payi ari ifaranga riremereye kandi rifite agaciro, bakeneye ko bakomwe imbarutso bakarekura product zabo bakadukuraho icyo twe tutazi agaciro kacyo. Bitewe n'iyo mpamvu payi iramutse isohokeye ku madolari 100 mu cyumweru kimwe, buri muntu wese uko turi hano ku rubuga n'izindi mbuga nta waba agifite payi kuri wallet. Na wa wundi wihanganye yaba yaravuze ati ngewe ndaguramo etage, ngewe ndaguramo isambu muzofite nabara zitubutse mfiteho payi 1000 kandi isohokeye ku madolari 100. Urumva, mfite payi zinizi isohokeye ku madolari 100, ni bangahe basigarana payi? Ntabo. Mu gihe gitoya irabona iriya mishinga ya P2Go nababwiraga yaba yahagaze, kuko nyuma y'icyumweru payi zirabashiraho, nta ngendo zongera gukorwa zikoreshwa mu payi, ntazo. Payi isohokeye ku madolari 500 nabwo bakabitangaza, P2Go igatangira, amasoko ariyo yose mwumvise agatangira gukora. Ntabwo payi yamara icyumweru abantu bakizifite.
niyo mpamvu kuba timu bagomba nk'uko nababwiye bazashyira igiciro kiri fixe kitahindagurika. Buriya kiri fixe gishobora no guhindagurika nk'uko idolari rihindagurika cyangwa amafaranga mu madolari agatakaza uduce akazamuka uduce, ariko atari bya bindi ugasanga kikubise hasi cyabayemo 1/2 cy'igiciro. Ibyo ntibishoboka, bazahomba, umushinga waba wafeirinze. Ariko bazashyiraho igiciro, nimara kugishyiraho kikajya muri payi burabuza yanyu, cyamara gushyikamo amasoko agatangira. Nk'uko nababwiye, nta mupayoniya uzagemura payi kuri exchange, ntawe. Ariya maxi amafaranga yose mukura kuri exchange nababa bayashyizeyo. Ni isoko, exchange ni isoko, habamo kugurisha no kugura. Ukeneye kugura ajyayo, ukeneye kugurisha ajyayo. Abakeneye kugurisha nibatajyayo, abakeneye kugura ntabwo bazajya nabo, bazasangayo ubusa, ntacyo bazabonayo. Ni nayo mpamvu izahita itumbagira. Biriya mubona kuri exchange ntaho bihuriye na gahunda y'umushinga, ntaho bihuriye, ntaho bihuriye pe. Ubwo rero nta mpamvu yo kwibaza byinshi. Igiciro icyo ari cyo cyose, nta nubwo twatsimbara kuri gisive, ariko igiciro kizaza icyo ari cyo cyose, uko kizaza kimeze, kizatuma utongera kwifuza ukundi. Uko kizaza kimeze kose, kizaza kiremereye ku buryo kitazatuma payi isuzugurwa. Erega ntabwo ari impuhwe bagufitiye kuyizamura ku giciro, ya ni impuhwe bo bifitiye. Abazungu kubikora kuriya ntabwo ari impuhwe bagufitiye, no kwizamura ku giciro ntabwo ari impuhwe bagufitiye. Wowe batekereza ngo baturwanyeho, bakeneye ko tuzamuka. Never. Bakeneye ko ifaranga ryabo rigira agaciro, bakeneye ko rizagira agaciro rigakomeza kuyobora isi. Baramutse bayihaye agaciro k'amafaranga make, mwebwe ahita bashiraho, kandi ubundi amafaranga agira agaciro, arimo gusirikira buri gihe hagati y'abayakeneye n'abayatanga. Nibwo amafaranga agira agaciro, akomeza sirikire. Yagize agaciro gakeya, ashobora guhita ako kanya ava mu maboko y'abayafite, z'abakeneye kuyatanga akajya mu maboko y'abayakeneye, serivisi zindi zigahita zihagarara. Ntabwo zizahagarara rero, kandi nkuko ndimo kubasobanurira, ntabwo payi bazayiha agaciro ari uko wowe ari impuhwe bakugiriye. Oya, ni impuhwe bazabagirira umushinga wabo. Uzamenya ubwenge azamenya uko azayajera. Murakoze. Waramutse. Ibibazo rero benshi barabyibaza, ariko nuko batazi target ya payi cyangwa intego yayo yatumye ibaho. Ntabwo yabayeho kugira ngo mubone ko muyivunjisha, yabayeho kugira ngo icuruzwe mu bicuruzwa na serivisi. Ni nayo mpamvu ureba ariya masoko yose ureba arenga 1000 amaze kugeramo. Ngira ngo winjiye muri payi burabuza ubona amasoko amaze kugeramo. Ariya masoko ntabwo ari ayo kuvunjisha, nayo gutanga serivisi na product zitandukanye. Bivuze ngo payi ntabwo yakorewe kuvunjisha. Ni nayo mpamvu za exchange zose ureba zizayibura. Baramutse bayironshinze neza nk'uko bisabwa, kuri exchange ntazo wabonayo. Kuri exchange hajyanwayo coin kugira ngo abantu bavunjishe, ndakeka mubizi mwese. Ariko igihe cyose payi igihe cyose muri wallet ya payi mumaze iminsi, ngira ngo naryo tangazo mufite muri dashboard yanyu, niribere uko bakora swap, uko mwabasha kuvunjisha payi mu fiat money. Murabona uko mwabasha kuvunjisha payi mu makoini atandukanye. Bivuze ngo hari byinshi bitarakorwa kandi bizongerwaho muri ya wallet mureba. Ni nayo mpamvu bashyizemo zira token za test. Zira mureba zirimo za pizza, za boro, za sinibuka izindi zirimo. Ziriya zose ni za test abantu barimo kwitorezaho. Ivunjisha rizakorerwa muri payi burabuza, cyo ni icya mbere. Ubwo rero uramutse bikorerwa muri payi burabuza ku giciro gishimishije, ntabwo wafata coin zawe ngo uzijyane kuri Binance, uzijyane kuri OKX, uzijyane n'ahandi hose. Ntabwo bishoboka. Ntabwo wafata coin zawe wallet irazibasha kuzivunjisha uzirukankane uzirukankane ngo uzijyane kuri Gecko coin, uzirukankane ngo uzijyane kuri Binance, uzirukankane ngo uzijyane kuri OKX. Ntabwo wazijyana muri wallet yawe bikorerwamo. Kandi bitewe n'uko product zose amasoko menshi cyane ku isi atanga product zose tuzadukeneye mu buzima, nta mpamvu yo kuvunjisha
ngo ujye ku ma exchange. Izi exchange igihe kizagera zijye zumva payi nk'inkuru, zabuze umuntu uzishyira ushyira agurisha, abakeneye kugura bazaba ari benshi ku masoko, bo bazabaho, ariko abagurisha ntabwo bazaba bariyo. Nayo mpamvu cya giciro ntawe gihuriye n'igiciro nyakuri. Icyo giciro kiri kuri exchange mureba, kiriya ni igiciro kiriho kigendera ku bagura n'abagurisha bisanzwe. Coin iri ku isoko ikurikije abagura n'abagurisha, ingano ubwiyongere bw'abagurisha nayo ubwo kugabanuka kw'igiciro cy'ifaranga riri ku isoko, kugabanuka kw'abagurisha naho kuzamuka kw'igiciro cya coin iri ku isoko. Bivuze ngo uno munsi irimo iramanuka bitewe n'uko abagurisha ni benshi. Ariko muri wallet zanyu rero bamara gushyiramo system ivunjisha, ukagura coin zose ushaka, zaba ari ukaba waba ushaka BNB ukaba wazigura, waba ushaka Bitcoin ukazigura, waba ushaka Ethereum ukazigura muri wallet yawe aho ngaho muri Pi browser hariya, ahubwo wazisanga ufata Bitcoin arizo ujyana kuri exchange ngo uzivunjishe, mu gihe Pi hari imaze kubikurangiriza iguhereyemo Bitcoin, ugasanga arizo wirukanka ujyana kuri exchange. Ariko exchange iriyo ukazasanga nta Pi n'imwe isirikirayo, ariko abazikina aribo benshi, kandi muzayibona ntabwo biri kera. Bivuze ngo ibintu byose biri muri processes, ariko abantu abenshi bibaza byinshi bitewe no kutabisobanukirwa. Ariko Pi bajya kuyikora ntabwo bigeze bayitegurira kuvunjisha, bayiteguriye n'ifaranga bateganya ko rizakora nk'amafaranga nka fiat money uko isanzwe ikora. Kandi murabizi ko ari y'Abanyamerika. Amerika isanzwe izi neza yuko fiat money igiye gusimuzwa cryptocurrencies. Mu gihe fiat money igiye gusimuzwa cryptocurrency, fiat money yabo ya amadolari, amafaranga afatika, niyo bavuga fiat money wumve amafaranga afatika, amafaranga mpapuro cyangwa amafaranga biceri. Ayo mafaranga mpapuro murabizi ko ku isi hose amadolari ari afite agaciro. Igihugu cyayo cyose ku isi wajya mufite amadolari ntago waburara, ariko ushobora kujyana hari n'amafaranga menshi ku isi arusha amadolari agaciro, ariko hari aho wagera ukaburara. Bivuze ngo idolari ryo rihatse isi yose mu mafaranga ya fiat money. Abanyamerika rero mu rwego rwo kubona yuko isi irimo guhindukira iva muri fiat money ijya muri cryptocurrency, bahisemo gutegura Pi iriya. Bakeneye nk'uko basanzwe bayobora mu fiat money, ni nako bakeneye kuyobora mu cryptocurrency. Uko bazobera mu cryptocurrency yabo iyi ngiye Pi tufite yo ikeneye, yo izakoreshwa nk'amafaranga asanzwe guhaha no gutanga serivisi. Ni nayo mpamvu mwabonye yuko hari kampani nyinshi zayipiganiwe. Nimba SIB igiye ivuga ko izubakira abantu, ntabwo izubakira abantu ibasaba amadolari cyangwa amafaranga. Niba SIB izafasha abacuruzi, ntabwo izabafasha mujya kurangura Dubai n'ahandi muyiha amafaranga cyangwa amadolari, ya muzayaba muyiha Pi. Niba izakora niba izabavunjira mu buryo busanzwe, muzayiha Pi ibaha amadolari cyangwa amafaranga, ariko yo izakoresha Pi nk'amafaranga asanzwe. P2Go y'Abanya-Nigeria, iriya P2Go murabona yuko niyo ugiye muri Pi browser iri ku mwanya wa 2. Tuvuga ngo irakomeye ku isi, iratanga serivisi z'ingendo, ariko harimo no kubukinga amahoteli n'ibindi n'ahandi hose muzaba mujya, ku buryo Pi zawe zikwemerera gukatisha itike y'indege ukajya mu gihugu runaka, zikakwemerera kwishyurirwa hoteli uzararamo, transport from guturuka ku kibuga cy'indege na places aho uzaba ujya. Ibyo byose bizakorwa na Pi zawe ufite, ni serivisi Pi izatanga. Niyo mpamvu izakenerwa kurusha uko mubitekereza. Pi murazibona yuko iyo umuntu yambaye ikirezi ntamenya ko kera, kubera ko mu kizisoroma kijojoba ku makonti yanyu zitakaraho, ari manu urimo kumanuka igwaho mubirebesha amaso ntimubiha agaciro, ariko muzamenya agaciro kabyo igihe iyo robine zitakaza kuri konti yawe zabikamye. Nimara gukama, buriya ngo agaciro ka robine kamenywa ari uko amazi yabuze. Iyo mu rugo iwanyu hari robine mu mbuga, mugahora muvoma, waravutse muvoma, uba wumva nta n'ikivuze. Ariko umunsi umwe iyo amazi yabuze, ukihamba turanye ukayabura, ugatekereza urugendo rw'ibirometero ugiye kuvoma, ukajyayo ukazamuka wikoreye ijerekani ku kabande, nibwo uvuga uti burya bwose
iriya robine umunsi ku munsi yari ifite agaciro kanini cyane, yari ifasha abaturage bose batuye aho. Buriya rero na payi ni uko, umunsi robine irekura izo payi zitakara kuri konti yawe yahagaze, payi ukabona agaciro kayo ko ihagaze, ukajya kuri exchange ukabona ntawe uzi ikizoherezayo, barimo barabikorera muri wallet zabo muri payi browser, ugasanga kuri exchange ntabwo wajyayo ngo uzigure ngo bikunde, ntaziriyo, kandi nibwo uzamenya ngo payi ifite agaciro koko. Ariko n'ubundi sinakurenganya, abantu benshi bari mu rujijo, baribaza ngo birerekera hehe, buri wese aribaza ngo icyerekezo cyabyo ni ikihe. Ariko nababwiye yuko umuti ari igihe, ni ugutegereza, ni ugutegereza. Ariko ibibazo buri wese yibaza azabibonesha amaso ye, keretse uzaba atakiriho. Hari igihe kizagera utiriwe ubaza ukabona ibintu birimo birikora byonyine. Reka ne kurambirwa, ubushize hari abanyihanije kuri audio ndende. Murakoze, mugire umunsi mwiza.